Prince ati turabakurikiye cyane. Witwa Nemeyimana Omela ati APR Zandani zirahari cyane. Uyu witwa Nowayo Martin ati APR oye. Abamanura imitima y'ubururu n'umweru ya Rayon Sport hari amakuru menshi hari amakuru menshi no mu ikipe ya PRFC n'amakipe yandi yose akinira umupira w'u Rwanda. Imbere amaze kumbwira ko Bagaju arimo arategura transfer ziremereye cyane n'amakuru y'ikuri ibukuru mu Bagaju araza kwibabwira. Ariko PRFC ku munsi w'ejo kwa gatanu hari itariki enye ku munsi wo kwibohora yakoze ibirori by'akataraboneka bishimira isabukuru imyaka 32 APRFC imaze ishinzwe. APRFC kandi izize imyaka 30 imaze ihangana amarushanwa ya hano imbere mu gihugu ndetse n'amarushanwa ya Afurika. Yiziza kandi ibikombe yatwaye muri icyo gihe cyose birimo 23 bya shampiyona. Harimo ibikombe by'igikombe cy'amahoro, harimo n'ibikombe bya Sekafa n'ibindi byose byagiye rwose ibinyuraho ikabitwara ikabika mu kabati. Byari byiza, byari birori, wari umuhuro udasanzwe kwari ukongera guhura mu by'ukuri navuga kw'abagabo bicaye umunsi umwe bagatekereza gushinga ikipe ya APR Armée Patriotique Rwandaise Football Club, ariko yari ishamikiwe n'andi makipe y'imikino y'intoki ku Murindi mu 1993. Hari mu gihe nyine gikomeye cyane nyine ku ngabo zari zamariye kubohora u Rwanda zirabigeraho mu 1994. Itariki enye z'ukwezi kwa karindwi ntizigera yibagirana mu mateka y'isi. Twabyizizaga ejo. Kuri occasion rero turaza kuganira cyane tubumvishe byose byabereye ku Murindi. Abafana ba PRFC muri hafi muraza kubyumva kuri Radio Rwanda, muraza kubyumva mu gihe mutabyumvishe n'ejo, muraza kubyumva muryoherwe. Uwo mujyo kandi wo kwibohora ku munsi w'ejo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda aganira n'abanyamakuru byatambutse live kuri RBA. Turaza kubasubiza inyuma twumve icyo yavuze kuri siporo y'u Rwanda iragana he, siporo y'u Rwanda irabura iki ngo itere imbere nayo yibohore. Hari byiza byagezweho muri siporo ariko urugendo ruracyari rurerure ndetse intambwe ziracyari nyinshi zo gutera tugana imbere. Hari icyo umukuru w'igihugu yabivuzeho, turaza kongera tumwumve, tumutega amatwi, twumve impanuro zibereye nyine abanyarwanda cyane cyane nyine mu mujyi w'umupira, kubera ko aricyo kiganiro turimo aka kanya. Ariko hari amarangamutima menshi ku bakinnyi b'Abanyaportugal bakinira ikipe ya Al Hilal mu munota wo kwibuka no guha icyubahiro nyakwigendera Diogo Jota witabye Imana azize impanuka y'imodoka ndetse na murumuna we Andre. Turaza kubiganira byose. Ni byinshi rero amatransferi byagenze gute kugira ngo Nico Williams aterwe inyuma equipe FC Barcelone yongera amasezerano muri equipe ye equipe no ya Athletic Club de Bilbao. Barca iraza kubigenza gute, iraza kubona nde? Murabyumva ko transferi zose zirahari kandi ni nyinshi. Reka tubiganire nk'imfura mikaze bagenzi banjye bari hano. Aramutse neza imbere. Baramutse neza Lorenzo Christian umusanga mfuru meze neza cyane. Ndizera ko waruhutse neza. Kabira ka gripe karacyarimo kuniga ariko turagenda tumenyera impeshyi n'ivumbi ubwo turagenda tuyimenyera n'amagripe araza kugenda agabanuka kuko ntekereza ko umubiri ugenda umenyera nyine bigenda neza. Umuntu wakora amakosa muri iki gihe nuwa kwandura virusi ya gripe akayiryamana cyane, yamugwa nabi cyane akayifata nk'indwara yatuma abantu badakora akazi, kuko cyane muri ibi bihe bya vuba gripe rwose sinyifata nk'indwara yatuma umuntu adakora akazi cyangwa se adakora imirimo ye. Yabaye indwara byo gukora udupompaje duke, unywa amazi, unywa ikawa, ujye ku kazi, umunsi ugenda ukurira kandi uko utangira nk'uko bivuga uko umeze saa 2 ntabwo ari kuba umeze saa 9 z'umugoroba ubwo ntabwo kamaze kurasa. Ubwo rero nsubiza n'abanyarwanda muri rusange nizere ko bameze neza. Ku munsi w'ejo bagize umunsi mwiza wo kwibohora, bamaze iminsi mu biruhuko, nizere ko baryohewe. Ariko Lorenzo ubwo nsuhuze n'abantu bari kuva mu karere ka Rubavu. Twavuze ko abantu bari kugira Rubavu bazavayo ku wa mbere, ariko hari abo byatangiye kunanira bagarutse hakiri kare byanze. Hari abo abasirikare mu biri bashiranye aramagara arambwira ati muvandi nari mfite gahunda yo kugaruka ku cyumweru nimugoroba. Hari umukobwa nabonye kuri TikTok umeze nkaho yigize nyine wishyize mu mwanya w'umuyobozi w'abantu bazagira Rubavu, nubaha inama ubabwira uko bizagenda. Nabwira tuzazamuka ku wa gatanu, hazagira abantu bazamuka mbere yaho, tuzagaruka ku cyumweru nimugoroba akagenda n'isaha. Ubwo ari nk'ibintu by'igihugu cyose
ariko hari umuvandimwe wanjye yahamagara arambwira ati byanze aho yahise amafaranga yashize atoya abasirikare b'umubiri nizo zigaranye bangahe muri batatu kandi umwe afite yinjira sabi baramutse neza Christian Musanga zigaranye batatu ubwo kandi umwe yavunitse ubwo ni babiri n'umushidikanywaho urumva abasirikare umubiri ufite usigarana batatu nabo batabanza asigaranye batatu ntabwo yakwizana ariko harimo n'abo ubushobozi bwanze ubwo bakoze management nabi bakekaga ko wenda bamara icyo ngicyo nicyo kintu kiri kubakurayo kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane akabona bisa naho biri kwanga cyane agafata umwanzuro kuwa gatanu kitayizamukira yamaze kuzamuka kuwa gatanu usize Rubavu imeze kuriya ariko kigendera nabwo n'ubutwari guhatiriza hari abantu umushahara w'ukwezi kwa gatandatu ushyiranye ku itariki 5 z'ukwa karindwi suhuza abantu noneho kundi ruhande twagize impamvu zo kuguma mu kazi tutarebwe cyane n'amakonje amafaranga yacu yose tukaba tukiyafite nanafunze yigeze kuvuga nkibaze kuryama kuwa gatanu nimugoroba ukaryama ukaruhuka neza kuwa gatanu tukabyuka mu gitondo nta ngoma zivuga mu mutwe n'amafaranga yose ukiyafite feeling nziza bitiyo uri niwo muti mwiza wa hangover kuba amafaranga yawe yose ntaho yagiye kandi umeze neza ikibazo buriya iyo ugifite amafaranga hari ibintu biri kureba amafaranga yawe bireba hari mu mufuka uvuga ngo nta yacu ni ikibazo kigiye akagira yego ubwo rero twiza ko n'abantu bagarutse amahoro bagiye gutegura n'akazi ko kuwa mbere bagarutse se ngo kubwira cyangwa hari abantu ahubwo bari kugaruka bajya i Musanze muri Iwacu na Muzika Iwacu na Muzika iri Musanze uyu munsi resenga uyu munsi iri Musanze bari Musanze bagaruka i Kigali harimo abafungira i Musanze abenshi baraza i Musanze muri Iwacu na Muzika kubworoherane si ubworoherane ko n'ubworoherane hanyuma uzamuka i Musanze mukanya afite ahantu ushobora kubijyamo ujya nshuka tukajyana uyu munsi si unshuke tugenda oya ntunshuke rwose sindi kumwe nawe ntabwo weekend yarangiye tutageze mu Musanze uyu Musanze ni yacu babarira unshuke hari ingaruka mbi byakugizeho umutima wanjye ubabarire ntiwumvire amazi abarenze ndagushuka dusohotse mu kiganiro kandi ari gutuma ubitekerezaho hanyuma se turaza kwinjira umupira w'amaguru tubumvishe magazine twabateguriye icyegeranyo cyateguwe na Eric Ndagijimana umunyamakuru wa RBA Eric Ndagijimana kabisa kuri documentaire ze ku nkuru akora ku ma voice overs rwose umunyamakuru wacu yakorera mu karere ka Huye kuri radio Huye ariko zihuye muri yuvuze Eric ntabi ni ikimana n'undi muntu ariya Eric ni sawa cyane Eric no wundi uburyo akora ibintu vuba Eric muri za 2020 sisi twakoranaga kuri Info Sport Ndagijimana cyane bandika yari hose barandikaga rwose yari viva yarakoraga Info Sport yari umunyamakuru yarandikaga 2020 niba nibuka ariko hari muri covid 2020 mbere gato yuko njya bari gutangira kaminuza abandi bari gutangira kaminuza kwandika by the way wari umujene umuhanga kwandika cyane bwinshi mu kanya gato turaza rero ku bintu byose ngabikora nk'uko wabivuze ngo niyo yasohotse abikora vuba kuno ku musoko bigiye ahantu ibyo akora aho hantu abikora vuba akigenga nese komanda bigeze ati ngo abikora vuba nta komanda itinda nyirigende zirambaraga z'umuriro wanakenera amakuba hanyuma DJ Bolingo atujyane mu karere ka Gicumbi ku Murindi twumve uko byari byifashe ejo APR FC izihiza anniversaire y'imyaka 32 twumve ibirori byahabereye n'imbwirwaruhame zahatangiwe hanyuma tuze tuganira utuntu n'utundi ku byo natwe twabonye no kudushya twabereyeyo twebwe wari umwanya wo kwizihiza imyaka 32 ishinzwe n'imyaka 30 imaze muri shampiyona y'u Rwanda. Iyo nta yindi ni ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC ikaba ubukombe mu gutwara ibikombe mu Rwanda. Kuwa gatanu tariki Nyakanga umunsi u Rwanda rwizihiza wo kwibohora ku nshuro 31 ikipe ya APR FC yaragiye kwizihiza uyu munsi aho yavukiye ku Murindi wa Byumba ku Murindi w'Intwari mu karere ka Gicumbi, aho yari iri kumwe n'abayobozi batandukanye n'abakunzi bayo. Ibirori byiswe APR ku ivuko ikaba isabukuru yayo ya 32. APR FC ni ikipe y'ubukombe mu Rwanda aho mu myaka 32 imaze
ishinzwe yegukanye ibikombe 23 bya shampiyona y'u Rwanda. Byari ibirori bishimishije kuko buri cyose wakwifuza nk'umukunzi w'umupira w'amaguru cyose wari kucyasanga. Akarasisi k'ingabo z'u Rwanda niko kabanjije ibirori nyuma y'uko abashyitsi bari bategerejwe bari bamaze kugera ku Murindi mu murenge wa Kaniga. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel yafashe ijambo aha ikaze abayobozi bari bitabiriye ibirori. Muri abo bayobozi hari harimo minisitiri w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi na guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo Gahunde. Abakunzi b'ikipe ya APRFC bo bari benshi n'abakunzi ba Ruhago bari bitabiriye ibirori ari benshi. Gusa ku bakunzi b'ikipe ya APRFC bo byari ibindi bindi. ndumva nawe pera birenze. Kiriya gikorwa nimba ku isi kibaho ntabwo nanjye mbizi. APR yadukoreye umunsi ku buryo n'umuntu utayifana wabibonye byamukoze ku mutima ku rwego yakemera agahinduka agafana APR. Oya, ku Murindi ntabwo nari mazi, ariko numvaga mpfuye namenya aho ikipe yanjye yavukiye. Byaba aricyo kibazo nzagira mu ijoro kabisa. Mu by'ukuri nabonye APR ntabwo narinzi ko igira abafana bangana kuriya. Byaba bindi bajyaga bivugisha ngo reyo reyo ntabafana igifite. Kwabo nabonye abafana, nabonye abayobozi, nabonye abakinnyi n'abasuhuje, nishimye birenze. Rero nawe umukinnyi wanunguye Kerema n'Izira Ramazani Soane, abo bose twasuhuzanyije turaganira rwose, Soane wenda tutumvikanye mu rurimi. Nabonye Gatsibo navuga ni nabyude saa 10 navuga ni ndaza n'amaguru yanjye mpaka ngeze ku Murindi ndebe APR ku ivuko ninangiza ntahe. Mama Dusi nawe namuhobeye ahubwo ntabwo nzi igifaransa, ariko icyo namubwiye ngo uzakomereza ahangaha. Naba nkubeshye nkubwiye ngo navuze igifaransa ntabwo nyizi neza. Namubwiye ni Mama Dusi ndagukunda kandi Imana izakomeze ikurinde. Yambwiye ngo teki. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wa APRFC General Baraka Muganga ubwo yavugaga ku mateka y'ikipe ya APRFC yavuze ko Rayon Sport ibahora mu irugu. Perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Stade muri wicaranye na Munyakazi Sadate araseka, gusa agaruka ku cyatumye APRFC ihora ku isonga umupira w'u Rwanda mu myaka 32 ishize. Ndetse iterambere ry'abakinnyi ryatumye yiharira ibikombe byinshi mu Rwanda no kwitwara neza ku rwego mpuzamahanga. Bimwe mu bigwi bigize amateka yihariye ya APRFC harimo gutsinda ibikombe hano mu gihugu, aho APR mu myaka 30 ifite ibikombe 23 bya Premier League. Bivuze rero APR hari ibikombe byinshi kurusha andi makipe kuko yo arwanira ibikombe 7. Umuco twatojwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ntabwo twakwibaza mu gihe ibyo bikombe bindi byavuye ari uburyo kugira ngo dusaranganye n'abandi, ariko tukabusha intego kuko icyo gihe bahataniraga kubona ibindi bikombe 13 by'umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga yavuze ku mateka y'ikipe y'ingabo z'igihugu. APRFC yashinzwe mu 1993 ku Murindi. Yavuze ko APRFC yavukiye ku Murindi w'intwari ko cyari igitekerezo cya perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ingabo z'ikirenga Paul Kagame. Imyaka 32 APRFC ariyo Armée Patriotique Rwandaise Football Club imaze ishinga. APRFC yavukiye ahangaha ku Murindi w'intwari, hari mu mwaka w'1993. APR ishingwa cyari igitekerezo cya nyakubahwa
mu gihugu cyacu no gushyiraho itandukaniro hagati n'ubuyobozi bubi bwari bw'icyo gihe. APRC yashinzwe atari ukugira ngo ihangane gusa umupira w'amaguru, ahubwo yari igamije kubaka urumuri rw'ubumwe, kwihangana no gukunda igihugu. chairman wa PRC Brigadier General Deo Rusanganwa yavuze ko cyari igikorwa cyateguwe n'abafana, gusa ngo hari icyo bagiye gukora kugira ngo iki gikorwa kizabe ngarukamwaka. Gusa uyu muyobozi yatanze n'ubutumwa kuri rutahizamu mushya ugomba gusinyira ikipe ya PRC. abafana rero barabyifuje, tubaha uwo mwanya kandi babonye ko baje benshi, byari ibirori ku ivuko rya PRC. Urumva akiri umusore tukiri abana muri segonderi, twaje turi abana bato turakina nuko wenda twari mu ntambara tugakomereka ntitwakomeza gukina, ariko mu mashuri twarakinye muri segonderi biratunguranye mu by'ukuri. ubona ukuntu abantu bishimye, ni ibyishimo, ariko cyane cyane uyu munsi usibye na football muri rusange ni igikorwa, ni umunsi n'itariki cyangwa se buri munyarwanda wese agomba kuba yishimye. Tuzareba abanyarwanda benshi baba bishimiye uyu munsi kubera ko uyu munsi ufite amateka. Ahangaha niho ubuzima bw'abanyarwanda bwinshi bwarokowe n'abantu baturutse ahangaha bayobowe na perezida wa repubulika y'u Rwanda. Murere ndabizi murabibaza cyane, hari n'abantu bavuga ngo yarahageze ariko ntarahagera, ariko twohereje amatike ye twayohereje, sindamenya neza itariki bashyizeho, ariko yamaze gusinya. Sinamubabwira ariko atarangira, namara kungeraho tukamwerekana nibwo twavuga ibyo byose, ariko kubwira wenda abanyarwanda arahari, twamubonye kandi ari mu nzira araje. Byari ibirori byakomeje. Abashinze ikipe ya PRC bari bagiye guhura n'ikipe y'akarere ka Gicumbi. Abashinze ikipe ya PRC yiswe Murindi FC. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga na chairman wa PRC Brigadier General Deo Rusanganwa ni bamwe mu bagaragaye mu mukino w'iminota 50. Mu ikipe ya Gicumbi ho harimo guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo Gahunde na Meya Nzabonimpa. Umukino warangiye Murindi FC inganyije n'ikipe ya Gicumbi igitego 1-1. Murindi yafunguye amazamu mu gice cya kapiteni w'ikipe ya PRC Niyomugabo Claude avuga ko abakinnyi b'ikipe ya PRC bari bakwiye kumenya aho ikipe yabo yavukiye ndetse n'impamvu iriho. bishimishije cyane, twaje kureba nyine aho ikipe ya APR yashingiwe yavukiye, ibintu by'agaciro kuri twebwe nk'abakinnyi n'abatari bahazi twese twahabonye. Rero ni igikorwa cyiza, ikintu kidufasha nyine twabyumva nk'uko abandi babyumvaga batari bahazi, ariko kuza kureba aho ikipe yashingiwe yavukiye ni ibintu by'agaciro, biraduha morale yuko tunabonye n'ahantu ikipe dukinira iba yarashingiwe, iba yaravukiye. Ni ibintu by'agaciro nyine byadushimishije cyane. Abantu bateguye kino gikorwa turabashimira cyane, gusa bakoze igikorwa cyiza cyane. Mu myaka 32 imaze ishinzwe, ikipe ya PRC yegukanye ibikombe 23 bya shampiyona y'u Rwanda, kuva yatwara igikombe cya mbere muri 1995. 6 byatwaye n'ikipe ya Rayon Sport, igikombe kimwe gitwarwa n'ikipe ya Atraco. PRC igikombe cya mbere cya shampiyona yatwaye yagitwaye mu 1995, icya kabiri gitwara muri 1996. Guhera muri 2020 ikipe y'ingabo z'igihugu niyo imaze gutwara ibikombe byose bya shampiyona y'u Rwanda bikinirwa hano mu Rwanda. Ikipe ya PRC muri iyo myaka 30 imaze ishinzwe imaze kwegukana ibikombe 14 n'igikombe cy'amahoro. Icya mbere yagitwaye mu 1994. Ikipe ya PRC kandi yatwaye n'igikombe cya Sekafa Kagame Cup inshuro 3, 2004, 2007 ndetse na 2010. PRC irimo kwitegura umwaka mushya w'imikino wa 2025-2026, ifite umukoro utoroshye wo kongera gutwara igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro ndetse ikagera no mu matsinda ya CAF Champions League. Arakoze cyane Eric Ndagijimana kuri icyo cyegeranyo cyiza cyane mwumvishemo byose byabereye ku Murindi hariya mu karere ka Gicumbi. Abafana ba bose rero bariyo, ndizera ko rwose mwaryohewe. Mutwandikiye no kuri YouTube mutubwire experience mwahabonye, mbere na mbere bagiyeyo mutubwire experience mwahabonye. Nabonye ya PRC yakoze live streaming kuri channel yabo ya YouTube, nanjye nabirebeye mu rugo. Ni YouTube itaramenye, nanjye nabirebeye mu rugo. Ni YouTube itaramenyekana cyane, ariko njyewe nabirebeye neza. Dushimira abantu bo muri Kigali Today bakoze streaming bamaze iminsi, bamaze icyumweru n'ibiganiro byabo byabereye. Live streaming yabo niyo yari main Kigali Today, bakozemo live streaming nziza. Abantu nabonye binubira cyane sound,
ariko iteka ryose open space ahantu hangana kuriya biragorana n'ubundi kunoza sound yaho n'imiyaga ni ku musozi hariya ku murima. izi mikoro z'inziramugozi ntabwo bazizera cyane, biragorana cyane interference imiyaga ntayo warenganya cyane. ikindi kintu nabonye cyaryoheye, sinzi niba abafana bose bakeneye kwambikwa barambitswe, ariko abambitswe bari bambaye neza kuva ku mupira w'ibihumbi 5 yari top quality, uburyo baburandinze APR ku ivuko, kalite y'imyambaro kuva kuri ariya mashati y'abayobozi n'imyambaro bakeneye mu kibuga yanditseho amazina nayo iriya myambaro, imyambaro abakinnyi ba APR bambaye noneho batembera bajya mu bafana. buriya abantu babonye ari imikaratsiriri bashobora kuba batayitaye kuri kalite. iriya mipira y'amaboko maremare ifite udufungo hano imbere n'ariya mapantaro ya posh bomb biriya ni made in Rwanda. iriya myambaro ni top quality, njye nayitegereje nyizuminze. umuntu wateguye imyambaro icyo bita dress code yahariye ewana bamushimire n'uwayikoze yakoze na rwa ruganda barutse gusinya amasezerano rwitwa FNY buriya bagiye gukorana na Rayon. iriya FNY murabizi ko ariyo yakoranye na Rayon y'amashati abayobozi abareyo bambara bagiye nko mwiherero y'amashati y'umweru ari ibirango murayazi. iriya myenda ya relax ya Rayon numva FNY imaze igihe kirekire, imaze imyaka 3 ikorana na Rayon. rero nibo bazobereye mu gukora imyenda imeze nka made in Rwanda ariko y'ibirori. birasa nkaho amakuru nakuruye bavuga ko iriya myenda mwabonye abakinnyi bambaye ariya mapantaro n'iyo mipira y'amaboko maremare, iriya myenda niyo abakinnyi ba APR bashobora kuzajya basohoka bambaye. ni imyenda bayita imyenda yo mu ndege, imyenda yo gusohokana. iyi myenda rero y'abafana nayo nubwo burya atari jazz ariko urabona ko isa na jazz. uyu ni umwenda wajyana mu bintu bya APR no kuri match ukagenda wiyambaye wagenda bawuteretse abantu babambitse vraiment babambitse neza cyane. abantu badoze ariya makoti bakunda kwita mukotanyi, mwabonye uburyo ryerebereye CDS aryambaye, mwabonye imirongo y'imbere abantu bambaye amakoti ukuntu byasaga. ariya makoti nayo ni made in Rwanda full. nabonaga baberewe cyane CDS, ukareba chairman ikipe ya APR Brigadier General de Rusanganwa, ukareba n'abandi bose bari bambaye baberewe cyane. ariko ngiye nakunze cyane abafana b'ikipe ya APR. burya umupira ngo tubivuga n'abafana ugomba kuba abafana, ariko urebye uburyo abafana b'ikipe ya APR bitabiriye iki gikorwa cyane kandi bari bagiteguye, kubona bisi zirenga 20 zihagurukanye mu Bugogo zerekeza mu karere ka Gicumbi ku ivuko aho APR yavukiye. nta match yabaye uvuga ngo ugiye kureba utavuga ngo wenda APR yakinira Rio cyangwa se APR yakinira na Gicumbi, nta match yabayeyo, ahubwo ari igikorwa cyo kuvuga ngo tugiye kwizihiza iyi myaka ikipe ya APR imaze ivutse. byari ibintu ubona ko abafana b'ikipe ya APR bumva neza, burya bigaragaza n'urwego ikipe imaze kugera. burya kugira fan base ushobora gutegura igikorwa nk'iki ukababona si amakipe menshi yabikora hano mu Rwanda, ari nabo bakiteguriye n'igitekerezo cyabo byari byiza cyane. hanyuma ikindi kintu nakunze ibyari bikubiyemo kuko nubwo cyateguwe n'abafana, twinjira mu madetail, nubwo cyateguwe n'abafana ariko n'ubuyobozi bwa APR bwari bwateguye kugaragaza intego cyangwa se viziyo bafite kugira ngo bahandike ikipe ya APR ikipe bukombe. urumva nyuma yo kuvuga ko ikipe ya APR imaze kwegukana ibikombe 23 bya shampiyona, bakavuga ko imaze kwegukana ibikombe 14 n'igikombe cy'amahoro, ugashyiraho n'ibikombe bindi bagiye begukana. ariko ubundi ubaze neza ibikombe biri major trophies cyangwa se ibikombe bifite agaciro mu Rwanda bamaze kwegukana ibikombe bigera muri 41. ariko rero banateguye kugaragarizamo nk'uko bivuga ku ruhande rwenda rw'imyambarire jezi bazambara umwaka utaha. ubundi ntabwo dusanzwe tubona amakipe muri jezi bazambara akayimurikira buri gikorwa barayimuritse. urabizi ko ntajya meza, hari ibyo ntakunze muri display, uburyo bakoze bwo kumurika navuga ko abafana batigeze bayibona. haba jezi haba projet ya stade ntabwo bigeze bategura amaslide meza agaragaza detaye. jezi urumva gufata ifoto imwe irimo ibintu byose ukaprojeta amasegonda make ukabikuraho udasobanuye detaye. navuga ko abafana batabimurikiwe, ndetse na projet ya stade fata igishushanyo mbonera cyose kirimo detaye zose ukamurikaho rimwe ugakuraho utagiye werekana detaye ku yindi. ntabwo display yari nziza, abantu bateguye projection ibintu byo guprojeta ntabwo babikoze neza, ntabwo abafana bayibonye. ni feedback nakuye mu bafana, ntabwo bayibonye nyine muri detaye zose. ariko nka jezi ya APR ni nk'umuntu abantu baza banyishyuza ku mbuga nkoranyambaga ngo navuze ko ngenda ngo Robert ngo dukunda ikintu cyitwa jezi, detaye za jezi z'imyambaro. hari umuntu wabinyohereje inbox y'abazima mbasha kuyibona. jezi ya APR irimo ibice bitatu. harimo jezi yo mu rugo irimo y'amastrips cyangwa se imirongo, uturongo tw'umweru n'umukara tumanuka ku mupira n'amakabutura y'umweru. iyo jezi mwarayibonye. iriya ni jezi yo mu rugo
aperi isanzwe yambara, ariko ikoze nyine ni nshya, ikoze neza, ndetse n'ikirango gishya, ariko ni jezi nziza, honestly ni jezi nziza. Jezi yo hanze away ni umweru dede, away ni umweru dede, umweru dede nawo n'undi usanzwe ari mabara ya aperi isanzwe yambara umweru dede n'ubundi, ariko nayo ni jezi nziza irimo umukara muke cyane, agakara gake cyane, yego. Hakaza na jezi ya gatatu, jezi ya gatatu batweretse iy'umukara ariko wanduye, donc umukara wanduye, umukara uvanze, naribonye umukara uvanzemo n'agashokora, kugira ngo mwarubonye, iriya ni jezi ya gatatu. Ariko umufana wabonye barimo kuyiprojeta bayibereka, ntabwo yashoboye kumenya ngo ese jezi ya gatatu ni iyi, ese jezi ya kabiri ni iyi, ese jezi y'abazamu ni iyi. Nka jezi y'abazamu twarayibonye? No, igiye kumurika jezi umurika detaye zose, kugira ngo umufana najya kugura imyambaro yageze muri store azagenda azi detaye zose n'umwambaro ari bugure ari buhitemo. Ariko detaye nge bampaye vraiment aperi zaba yambaye neza cyane, kandi murabizi ko ku kintu cyitwa qualité ya material, amatisi, aperi nyine igura imyambaro ihenze, niko navuga, igura imyambaro iri ya qualité iri ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo bambara ibitenge, bagura imyambaro ya qualité iri ku rwego mpuzamahanga. Nta nicyo rero twiteze muri iyi saison. Igishushanyo mbonera cya stade nikanzemo, njye numvaga ari stade, ariko nk'uko CDS afande CDS yabivuze ni complexe sportif, izaba yitwa APR Academy. Icyo kintu abantu bagisobanukirwe, harimo detaye zitandukanye, harimo stade mbere na mbere, ikibuga gifite na stade amastanzi yo guhagararamo n'ahatwikiriye, ikibuga nyine gifite n'aho abafana bicaye, yego. Ikagira n'ikigo, ikintu cyitwa Academy ni ikigo, ikigo kirimo amashuri, amacumbi n'ibibuga by'imyitozo, kandi by'imikino itandukanye, nicyo bita Academy. Ni ukuvuga ngo aperi nimara kubaka iriya stade izaba yemerewe kugira, ishobora kuzaba ariyo kipe ya mbere mu Rwanda ifite Academy kari kuri standard mpuzamahanga. Sinigeze ko ari ako dufite Academy ifite abana biga hamwe, bakinira hamwe, baba muri iyo compound, baba muri compound imwe, barya bimwe, bumvana, babaho mu buryo bumwe. Umupira w'amaguru ntayo tugira. APR nibikora nibyihuta tuzaba tugira imana, uzaba aribwo bwa mbere tugize Academy noneho yemewe kuri standard. Bafata ikigo bakagishyiramo amashuri, yego, abakinnyi bagatozwa imikino itandukanye, mpamvu yitwa complexe sportif. barya bimwe, bafite bashobora gufata nk'abana bari kumwe biga volley, abandi biga bakina umukino wa basket, imikino itandukanye yose ya aperi. Urabizi ko aperi imikino yose iri muri atletism, iri muri handball, iri muri volley, iri muri basket, abahungu n'abakobwa bakaba batorezwa aho ngaho, ariko nanone aho ngaho ari naho haba ikibuga cyabo. Nka iberi wageze i Kairo, se sabizi ko nko kuri complexe ya Zamalek usanga bakoramo imyitozo ekipe nkuru, ariko yenda kuba ko badafite stade ihagije bitewe nabo bifuza kuba bakira abafana bakajya kuri stade y'igihugu, ariko basanga bafite iyo complexe. Arahiri icyo bita Arahiri Sport Complex, ngo harimo stade Arahiri, harimo aho bakinira volley, harimo aho bakinira basket, bafite amarena. Ni ahantu hanini nk'uko ushobora kuvuga ngo urava hano Kacyiru ukagira nk'Iremera, hari ahantu harahiri gusa byose birimo, hakagira n'iryo rero. Gusa Samiri kugira ngo na Chairman yiza kubitubwira mu kiganiro itangazamakuru, APR ashaka kubaka ikintu kimeze nka APR Sport Complex, bavuga ngo ikagira ahantu imikino yayo yose ikinirwa. APR igira discipline nyinshi, ariko usanga APR ya basket nta riyezo iri hagati ya APR ya basket n'iya football, cyangwa se handball, cyangwa se bahora ntibanamenyane, kandi ba mu kintu kimwe cya APR. Barashaka gukora icyo kintu kimeze nka complex sportif, ariko gihuza noneho imikino yose cyangwa se amakipe yose ashamikiye ku ikipe ya APR, cyane ko ifite imikino myinshi. Aho banakorera camping, nka kwa kundi uvuga ati wenda ikipe igiye kuzajya gukina hanze aho kugira ngo ijye muri hoteli, ikajya muri iyo complexe yabo, abashaka kujya kuhakorera imyitozo runaka, ibirori bitandukanye. APR yahakirira imikino mito, wenda ibaye bafite n'ubaka stade itari nini cyane, bashaka kwakira imikino mito, hanyuma yindi mikino minini nk'uyu wa Classico bakawujyana ku mahoro, ariko imikino isanzwe y'amakipe mato bakaba yakira. Banakodesha nk'ibi ngibi bya Sekafa, uvuga ngo Sekafa yaje i Kigali, usanga bavuga ngo hari match zabera ku kibuga cya APR, bakakodesha nyine babonye muri Côte d'Ivoire ikipe y'igihugu cyitorezaga mu kigo cy'ishuri, ahantu hari complexe y'ikigo. Biba tukiri muri detaye, APR mu izina rya APR ariko biteguye n'abafana, fanbase ya APR bakoze igikorwa cyiza cyo kuremera
abasirikare bamugariye ku rugamba si bose ariko basobanuye ko akarere ka Gicumbi ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwabafashije guhitamo abaremerwa by'umwihariko kuri uriya munsi urumva ntabwo baremera bose ubushobozi buba buri limited ariko Bagana Francis Gakuba yavuze ko ari akarere ka Gicumbi kabafashije guhitamo abo kuremera baremeye batanu baremera inka z'inzungu igikorwa cyiza cyane mu by'ukuri burya urugo rugeze mu inka noneho y'inzungu y'umukamo uhagije hehe n'ubworo hehe n'ubworo ni igikorwa cyiza cyane kuzirikana abasirikare bamugariye ku rugamba nk'ikipe y'ingabo z'igihugu nyine ikipe y'igisirikare cy'igihugu ubwo nabyo tubibashimire indi detail rero nkeneye kumva ntabwo yavuzwe muri speech numvaga umunsi nzahura na chairman wa APR mu gihe kiri imbere kipe imaze kujya mu myitozo neza Samir nigeze umarigeze kubikubwira nari kuzamubaza bisi yeye kutubwira ko buri minsi 45 kugere mu Rwanda akaba hashize chairman wa APR uyu nguyu hari nuko numvaga bimaze igihe hakaba byabaye mu kwezi kwa kabiri kwa kabiri yana ni mu kiganiro itangazamakuru ni nko mu kwa mbere si ya press conference yabe hano ari tennis mbere oya nagaye kuri tennis yabivugiye hano yabivugiye kuri office yabo hano Kimihurura ni kuri office ya press conference ruvuyanga dutumiyemo ndayibuka neza ko nategereje bisi irarangira ntiyaza umva ko yabisobanuye ejo rero narabikurikiye yabisobanuye muri exclusive interview avuga ko ngo aho batumye iyo bisi naho nahise ntekereza ko ni stade nkurikije uko yabivuze APR biragoye ko yakora ikintu idafitiye bice iyi stade APR iraza kuyubaka kandi si kera kuva bisi ko byagenze n'abafana ba APR se babimenye APR ngo yatumije bisi ariko yatumije bisi detail yatanze nuko yifuza bisi yari kuza imeze kumva bisi ya club hari uko yifuza capacité yabishobora gutwara uko iremetse n'imbere theory yayo ntabwo bimeze nka bisi itwara abagenzi y'abagenzi uko intebe ziteye ibiko bikenerwa kuba birimo niba bakeneyemo urugero se nk'amafirigo yo gukonjesha amazi y'abakinnyi utuntu twose AC internet ibintu byose izari zari aho bayitumije basanze nta bisi yujuje ibyo APRFC yifuzaga uzi icyo bakoze komande ku ruganda minisiteri y'ingabo yakoze komande ku ruganda kwikoreshereza bisi ku ruganda chairman yavuze ko iyo bisi bakoresheje ku ruganda barimo kuyikora bayitegereje ntabwo yigeze yongera gupresiza igihe bizasaba ngo yagere ariko yavuze ko iyo komande yakozwe ibikenewe byose byatanzwe ari ikibazo cy'igihe bisi ya APR iri ku rwego rwa za bisi tubona mu makipe akomeye ikagera mu Rwanda ibe aho umufana ntiyabagezwe igisobanuro cya chairman nticyumvikana yanavuze ko bari babahaye amezi 9 icyo gihe bayikomanda hari mu kwezi kwa gatatu babaha amezi 9 bavuga ngo niba hashize amezi ubwo hashize amezi 4 turi mu kwezi kwa karindwi hari cyabura andi mezi byibura atanu kugira ngo bisi yagire abantu barabimenye kubera ko icyo gihe chairman abivuga ubwo ni mu kwa 10 yavuga ko bisi itazarenza iminsi 45 ariko kubera ko atarazi neza wenda niba bazabona ariyo bazabona iyo bifuza ariyo bazabona niyo bavuga iminsi 45 kwezi n'igice ariko akurikije noneho detail yahawe nabagomba kubaha iyo bisi nuko n'uburyo bayifuza babaha amezi 9 barabwira bati mwebwe mwitonde mutuze tubahe bisi mwifuza muduhe umwanya uhagije mwihanganire mugenda muri zo kwasiteri ntacyo bitwaye ku buryo igihe tuzabaha bisi itazateza ibibazo umuntu yanatekereza kuri yayindi ya Rayon Sport uburyo yateje ibibazo umuntu yavuga ko wenda bari banayifashe mu buryo bwo guhubuka cyane kugira ngo wenda babahaze ibyifuzo by'abafana ariko batabanze kureba detail ese bayiguze bayishyuye bisi yabo byose bimeze bite APR irashaka kuzazana bisi ivuga ngo twahoranye bisi ndibuka bisi ya APR yabayanditse ijambo inturo muribuka cyane ya bisi ndende ngo bagomba kuzana no iruta yayindi babyihuse mubasha kuzana iyi munsi ya yayindi bigateza ibibazo reka bitonde haragendanye n'imiterere y'igihugu cyacu mu minsi iri imbere twashobora kuzazamuka bakeneye bisi y'icyangugu ikagaruka nta kibazo branding niba ari bwiri gusohora ibirango bishya ibyo ibirango bigomba gusohoka muri ya bisi branding yo n'amastika biroroshye babikora piramide ikandagira i Nyarugenge bugacya mu gitondo yakoze branding oya iri ariko ni branding no ushobora gufata bisi ugashyiraho n'abakinnyi b'ingenzi cyane
banyu branding ya legende iri temporelle hari na branding ya bisi ihoraho bisi ntabwo izava ku ruganda itabrandinze mbese wavuga nk'ibi nyine by'amakipe aza mu Rwanda akabrandinga bisi byo gukoresha icyumweru kimwe no APR bisi izava mu ruganda ibrandinze imeze neza. ariko Lorenzo igihe APR izaba ifite bisi yayigendamo ifite stade yayo ikoraho imyitozo ikanahakirira match imaze kwibaka neza izana umukinnyi itonde ikareba mu by'ukuri APR irashaka gukubita inshuro y'amakipe yo mu karere muri APR yahoze isa nari ya mbere mu karere izi za Simba na za Yanga zidakora urumva nibwo izabigarutse neza uragire izo details zose zigenda zizamo gutekereza iyo stade iri wagize wene ejo nabonye plan yo kuvugurura gare ya Nyabugogo mujya muyibona iyo plan yo kuvugurura gare ya Nyabugogo none ishorongi kugira ngo iriya gare ya Nyabugogo niba imaze kuvugururwa umufana ashobora gukozaho tap and go akazamuka akagira ishyorongi imodoka zo bajya kuri izo ishyorongi babatse gare n'undi haba hafi na stade hari gare umufana akozaho ikarita yambaye igiceri cy'ijana gusa avuye Nyabugogo agiye ishyorongi niba uvuye i Remera kozaho ikarita ugere Nyabugogo ukozeho igiceri cy'ijana ugere ishyorongi yabone ese agize ngo nko mu karere nko muri aka karere ka Sekafa ikipe yonesha basi ikipe igira stade yose si Vipers gusa mukarere kose kuko Tanzania bose bakina kuri wanja muri aka karere ikipe igira stade yemewe na CAF ni Vipers yonyine St Mary's Kitende nta yindi kipe igira stade noneho urumva ikindi kintu bashaka gukora nko mu ijambo rya CDS ku munsi w'ejo yavuze ko igitekerezo igitekerezo cyo gushinga APR bongeye kubyigusa abantu ko cyazanywe na nyakubahwa perezida wa repubulika cyari igitekerezo cye ubwo intego bari bagamije zari nyinshi ariko nyuma kukizana abo yagihaye bagomba nabo gutekereza ko yakize kugira ngo APR imenyekanishe ko mu Rwanda umupira w'amaguru cyangwa se imenyekanishe umupira wo mu Rwanda ingabo za RPA cyangwa za APR zari zifite base zifite ibirindiro bagombaga siporo n'umuco w'abasirikare bagomba kugira siporo na recreation morale hari igihe cyageze mu cyo bita ceasefire bari mu biganiro bagira nyine igihe cyo guhagarika imirwano batekereza ikintu nyine baba bakora nk'urubyiruko abenshi bari urubyiruko bagomba gukina n'imikino itandukanye igitekerezo rero cyo gushinga ayo makipe nicyo cyavuyemo APR football club Armée Patriotique Rwandaise football club n'andi makipe nyine na za volley za basket ejo biri mu bintu nyine chairman CDS yongeye gushingaho hagati ndetse na minisitiri w'ingabo Honorable Juvenal Mariza Munda mu byo baganirije abafana b'ikipe ya APR ukabona vraiment ari ibintu bibateye ishema kugira ikipe yavutse ku gitekerezo navuga kiri strong kiremereye gutyo giturutse ku muntu uremereye gutyo umukuru w'igihugu perezida wa repubulika uyu munsi birakwereka nyine ko APR ari ikipe yubakiye kuri fondation ikomeye itajegajega APR yemerewe gutera imbere ikaba imwe mu makipe meza ku mugabane wa Afurika cyane kubera ko fondation yubakiyeho irakomeye kurota kubaka stade ntabwo ari ibintu by'inzozi gusa ni ibintu biri realistic ni ibintu nyine ushobora gukorera umushinga ukabikora kandi bigakunda APR ifite ubutaka sanzwe ifite ikibuga cy'imyitozo iyo udakeneye kwimura abantu mu mujyi ngo ukore expropriation buriya hari amakipe akenera kubaka stade agasanga nk'ahantu haba biragoye no kubaka stade kubera ko ibikorwa remezo bihari biragoye kubaka stade ariko APR ishyorongi ni hafi n'umujyi wa Kigali abantu bamaze no kwakira ko ari kwa APR bamaze ni mu rugo rwa APR bamaze no kwakira Kirenga hari ubutaka bugari bafite ubutaka bugari hariya gutangira amafondasiyo bakubaka stade bakayisakara bakubaka ibyumba by'amashuri bakubaka amadortoir kuri iriya rititide APR hubatse stade ikipe yavanze ikabatsindira byaba bigoye cyane indi detail Lorenzo ngo turacyari muri detail tugiye kubivamo indi detail abantu babonye ku munsi w'ejo ko APR mu bo yatumiye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport urangajwe imbere na Tade Bayirambo na Bariyo ndetse na Sadati burya nawe ni umuri ukomeye cyane ko Bariyo batumiwe wenda Bariyo bibashije uburyo bagiye ariko nyine bumvikana ko football is fair play ariko icyo nshaka kuvuga nuko mu ijambo rya CDS hari ubutumwa yageneye andi makipe cyangwa se n'abariyo bari yavuze ko mu bikombe bya shampiyona kuva APR bimaze gukinwa 30 APR imaze kwirukana 23 aravuga ngo ibyo birindwi tutatwaye
niyo navuze ngo siko twashatse kubitwara twagira ngo dusangire n'abandi. oya iyo ni imvugo twe tutakoresha mu itangazamakuru. twagira ngo imvugo y'umuyobozi wa APR yabyivugira rwose kandi w'umufana wa APR. in fact ni imvugo y'umwe mu bantu bo muri APR. umufana se umuyobozi wayo umukunzi wa APR yemerewe kimwe n'umufana nyine yemerewe kuvuga ko ibikombe APR itatwaye in fact mu myaka 30 ibikombe 7 APR itatwaye kwari ugusaranganya n'andi makipe. gusaranganya twe nk'itangazamakuru twemerera mbere ya competition twarago twabivuga umufana wa APR yemerewe kuvuga ko ntawe usangira n'udakoramo. ijambo rya CDS barikomeye bari ijambo ry'umuyobozi w'ikirenga wa APR barikomeye riba rikomeye. yavuze ko rwose ntawe usangira n'udakoramo. rimwe na rimwe bagiye babereka andi makipe agatwara ibikombe ubwo turamukotinga babishaka se uko yabivuze nuko ariko kijya mupira biranashoboka oya birashoboka byaba ariko babaye barabereye byaba oya ibyo ni byo oya wibyumva nk'ukureka ikipe ngo gutsinde ruvuga ngo iyo ikipe igiye gutangira sezo hari uburyo bivuga ngo iyi sezo bidapfa bidapfuka nta gikombe na kimwe kigomba kuducika urumva ngo ebe kinyamupira kinyamupira nukotinga CDS nk'umuyobozi w'icyubahiro wa APR wanayibereye chairman akaba n'umukunzi wa APR ku mutima. APR tupa ndani yabisubiyemo inshuro nyinshi hariya ni mu isura y'umukunzi wa APR kandi umuyobozi w'icyubahiro wa APR. ariko kinyamupira uvuze ko hari sezo APR yinjiye muri competition target atari gutwara igikombe cya shampiyona. kinyamupira bisesengurwa kinyamupira ntabwo byaba ari byo. hari umwaka APR yaba yarinjiye muri sezo target atari gutwara igikombe cya shampiyona. tubitware muri ubu buryo reka nk'urugero rworoshye iyo turi gukora akazi hano reka dufate uko dukora akazi hano. yego hari igihe kuwa mbere ukora akazi neza kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ubona rwose ikiganiro uragitwitse kabisa. yego ariko ejo se kuwa gatanu ejo ni kuwa gatanu ukaganira ntabwo ari intege nke umubiri hari ukuntu uba wanze cyangwa se mataro mu mutwe byanze nyine iyo ni weakness wagize uwo munsi. ariko ntabwo ushobora kubyuka uvuge ngo uyu munsi nakora akazi nabi ntabwo kugakora nabi uravuga uti nagakoze neza kuwa gatanu ni relax tubyite nka relax. reka nk'urundi rugero nka Kenesa ari hano ejo bundi yatubwiraga ko nta banyamahanga benshi bagiye kugura bazashingiye ku kipe y'abato. uvuga ngo buri kipe igiye muri sezo iba ifite intego zitandukanye na sezo ishize. nicyo nshaka kuvuga iyo iri kurekita abakinnyi ishobora kuvuga ngo tumaze imyaka 2 nta gikombe dufate Man City buze igikombe umwaka ushize w'imikino igiye kurekita ivuga ngo bidapfa bidapfuka tugomba kugaruka kuri iyo ngingo ntabwo ntibuyihurizeho nawe. ijambo afande CDS yavuze na minisita w'ingabo honorable Juvenal ijambo bavuze bagaruka bavuga ko ntawe usangira n'udakoramo ibikombe batatwaye ko ari nko kuberereka. iyo mvugo ni imvugo ya club urabyumva ni imvugo ya club ubundi bayita banta sami mu cyongereza babyita banta bayita banta babyita gutangaza. rimwe twita gutangaza ni Kigali uko ni ugutangaza ariko mu itangazamakuru rya siporo na kinyamupira mu buryo bwagutse iyo ntabwo ari imvugo twe twakoresha kuko ntituri ku ruhande rwa APR cyangwa rwa turi kubera APR ikigaragara ko bashakaga igikombe no igihe cyose babuze igikombe bagiye birukana abakinnyi abayobozi barahindutse ba club habaye ibintu igihe APR yabuze igikombe cyose habaye impinduka. imvugo rero kuberereka yitwa banta ni ugutangariza umukeba ariko nta munsi APR yabyutse ngo ivuga ngo ntawe usangira n'udakoramo ngo umukeba natwara igikombe. habaye competition yatwaye igikombe Atarako yatwaye uwo mwaka bari beza bagitwaye neza. Atarako yaragitwaye na Renzaho Sekafa ndetse Atarako yaragitwaye ko yatwaye kare. ahubwo ikindi kintu kirimo ashaka kuba yarashaka kugaragaza yuko igihe batatwaye igikombe si uko wenda bari bagize intege nke urumva nyine babiri amakipe bahanganye ashaka kubereka ko nyine hari andi makipe nayo atwara igikombe. urumva hari batumye ubuyobozi bwa Rayon Sport arimo kuintroduisa hari akantu yavuze arimo kuintroduisa umuyobozi wa Rayon Sport perezida wa Rayon Sport bwana Tadeo
yaravuze ngo nawe mukeba uruduhumekera mu bitugu baramwakira ariko baranamwemera ngo nawe mukeba uruduhumekera mu bitugu arabizi guhumekera mu bitugu icyo bivuze ngo aba turi ku bitugu ku buryo turangaye gato tugize weakness gato aratwara igikombe. erega mu nshuro zose zibayeho urabyumva urumva batwaye 26 yitwara 6 yitwara 6 nubwo harimo gapu nini ariko byibura ibyo 6 yarabibonye nta wundi ufite byibura na 5 cyangwa se na 4 iyo niyo ishobora guhangana nabo. So hari Tadeyo perezida wa Rayon hari yari yajyanye na Irambona Yisa bambaye amakoti meza undi muyobozi wari wa Rayon n'indera na Sadati ntabwo umuyobozi wa Rayon Sadati nabo muri bodi Sadati muri bodi hari undi ariko mbere yo kuvuga Sadati hari undi Sadati yo mu administration yayo bari batatu. Sadati twari kumugarukaho Sadati yagiye nk'umureyo ubonye ko yagiye anambaye rwose yambaye siporo igifuru hasi yakunze cyane nk'umureyo. Sadati ari proud ya Rayon Sport Sadati akunda Rayon Sport ubundi mu bantu bake bambaye siporo ejo kuri Sadati n'undi mufana umwe nabonye ntabwo yabumwe gusa ntabwo bari benshi bambaye Rayon ubona bagiye ku mashusho ni umufana umwe na Sadati n'uwo yari yicaranye n'abayobozi ba PER yambaye tiriningi hari mu bantu bari bahagarariye siporo ku ivuko rya PER rwose ubona ko Rayon Sport ihari kubera Sadati uzase n'ikipe ukunda uzase n'ikipe ukunda. Anyways ibya PER turaza wenda kugera tubigarukaho dufite n'ibindi ariko nawe yego nasi neza gacoga agapira abantu babonye rwose dufite yakora atanga icyo bita pre assist umupira uvuyemo igitego uwa mbere niwo utanze erega CDS ni umukinnyi wahagaritse gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga yakiriye muri champion yakiye mu cyiciro cya mbere gitangira ngo yarakiniye ahubwo gitangira ngo yarakiniye rwose ubwo si nta kipe yindi yakiriye yatanze pasi y'agatsinzi n'urugero n'uwogeza yagira avuga ati numbone kumurindiye mwe ariko ushobora kogeza kwe ariko hari umunyamakuru wese umusuhurizamo ari mu kibuga uziteze turabemeye iyo umunyamakuru ntaryumvise akandi kantu nakora akandi yagiye umupira w'amaguru mu buryo akandi kanakunze abasirikare aho bava bakagera baba bari fiti pe siko nigeze mbona umusirikare urabona amaguru nyine uyu muntu yambaye kabucezi ubona amaguru ye abagabo nubwo bafite imyaka myinshi bakuze bari fiti pe iriya pasi ya CDS hari abakinnyi bakina mu cyiciro cya mbere batashobora kwitanga bashaka kureba match cyane hazamo igitekerezo kindi kigiye gukora igitekerezo iriya pasi iri presi controle pasi y'agatsinsino inyuma utarebayo iriya pasi kandi ikagera ku mushuri mugenzi wawe bikarangira uvuyemo n'igitego yari pasi igitego watsinze igitego we akora muzamu nawe ariko bikamubaza uriya munyezamu na Robert Sanchez niwe watsinzwe igitego cy'isegeri muzamu yaturaga oya Robert Sanchez oya icyo mbaza ubonye igitego cy'isegeri yatsinze Robert Sanchez yabagara muzamu. akandi kantu keza nabonye hari message kiriya gikorwa cyahaye abakinnyi b'ikipe ya PER cyane harimo abashyi kuko numvise n'ibintu Haji yatangaje urumva ikipe yari arimo niyo yagiye mu byanze bikunze mu gitandukaniro yereje uburyo wenda abafana bamwakiriye kumva amajambo yavuze ku munsi w'ejo avuga ati urumva amagambo yavuze ku munsi w'ejo bavuga ati uje mu ikipe y'igitekerezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu birumvikana ko hari message ubahaye yaba babugingo Hakim rwose ubu ngubu uramutse babashije ngo ikipe wagiyemo urabona bisanzwe nk'ibyo wari urimo reality ari n'uko ngo biratandukanye cyane urumva ugira no kwereka ko ikipe ujemo byanze bikunze ugomba gushyiramo agatuza kugira ngo unagere ku ntego zawe ariko azamutangaza amaze kumugeraho. ubwo birumvikana ko mwataka niba hari hakozwe ubucukumbuzi kumenya ngo uwo mwataka ninde kubera ko ntabwo yigeze amutangaza amazina ariko nyine amakuru aba hari umwataka rero uri kuvuga ko ari we chairman yavugaga ku munsi w'ejo. uyu mwataka yitwa William Togui akaba akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire afite imyaka 28 kubera ko yavutse mu gihumbi kimwe cyenda gatandatu. hanyuma rero urebye Lorenzo aho yagiye akina nuko William Togui umwaka ushize w'imikino ntabwo yari afite ikipe nta kipe yari afite yari yasoje amasezerano mu ikipe bita Kesirokucu ikipe muri Turkiya urumva ikinaga muri 2024 ariko urebye amakipe yagiye acamo hano muri Afurika harimo nk'ikipe ya Difa El Jadida yakinnye muri 2024 muri Maroc akina mu ikipe ya Esperance Sportif de Tunis muri 2021 yo muri Tunisia yikinnyemo hanyuma aza kuyivamo yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi mu kipe bita Kevin Mechelen ni ikipe nziza mu Bubiligi irazwi cyane kubera ko afite imyaka myinshi urabona ko yagiye muri Esperance yakinnyemo Sportif de Tunis muri 2021 urumva
hanyuma rero ubwo nyine hari yavuye muri ikipe Afurika nayo yitwa ngira ngo ni Molenbeek yo mu Bubiligi nayo yakiniye iyitwa RWMD ikipe niyo yitwa Molenbeek iyo yitwa Molenbeek yo mu Bubiligi nayo yakiniyemo anakina ikipe bita Jerusalem urumva Yo muri Israel. niyo muri Israel urumva ko yagiye rero azenguruka amakipe atandukanye ni Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem akinana na Trabzonspor iyo niyo muri Turkiya nayo urabona ko umupira wo muri Turkiya mu Bubiligi n'uwo muri Israel niho yari amaze iminsi ari nyuma yo kuva ku mugabane wa Afurika. Ikibazo kiri kwibazwa Lorenzo ni uko APR igiye kugura umukinnyi wari umaze sezo yose yicaye urumva aho niho abantu bari gushyira akabazo ariko ubundi urebye CV nawe yakinnye biragaragara ko ari umukinnyi uri ku rwego rwiza mu by'ukuri guca mu kipe APR iguze Paul Pogba yaguze umukinnyi mubi umara umwaka wicaye ariko uri umukinnyi ukomeye kuko se yari yabuze ikipe ntabwo yabuze yicaye byari ibihano ahangana ukubura ikipe ariko nyine nta muntu wajya kumusesengura cyane atarabya ko batanamutangaza ubwo wenda igihe bamutangaje akanagera mu kibuga nibwo tuzabibona ariko amakuru avuga ko hari umuntu rwose umbwiye ko uyu mwataka yamaze no kugera n'i Kigali kubera ko mukono ku masezerano yawusinye yamaze no kugera i Kigali ubwo igisigaye nuko APR yo ubwayo imutangaza ko yamaze kumushyiramo ubwo rero abantu batangiye kuvuga ngo ikipe ya APR yaba ifite ubusatirizi bw'Ababurkinabe igashyiraho uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire ku mafoto ndi kubona yambaye n'umwambaro w'ikipe y'igihugu yarahamagaye rwose mu kipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire senior nubwo wenda atakinye cyane ariko yabayemo ubwo ubusatirizi bw'Ababurkinabe ugashyiraho uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire ubwo ugashyiraho na ba Gilbert b'Abanyarwanda ikipe ya APR byanze bikunze umwaka utaha w'imikino izaba iryana cyane reka turi ko bamusinyisha